bumvire ibyifuzo. Uwiteka Imana atabare, akubitire kure abadayimoni bashobora kuba babinjira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yirukangane ibyo byose bibateragana hirya no hino, za nyabingi itsinda mu izina rya Yesu, ibitega n'ibindi byinshi, byose twikire rero ubundi arakugirira neza. Uzicane nawe wicare iburyo bwe, nuko uzabe muri ba bacamanza baza bari gucira abantu imanza bavuga bati ca aha ngaha, aka ni aka, nyura hano wowe, nyura hano wowe, cara aha ngaha, wowe ca hariya, wowe sura aho, wowe ntabwo tukuzi. Uwimana yahamagaye wese icyo gihe azaba ahari. Ndabashimiye kuko mwamaze kurasoswa kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie, mumaze kwitaba Imana. Reka rero dusome umurongo waho. Imana izagukura ijana, izaguhereza kwicara iburyo bwayo, iguhereze kwicarana na Yesu Kristo wakurikiye, waririye, wa wundi wakurikiye wirije umuswa uko nuko bwije kugira ngo agusubize. Azagukubira za modoka, azaziguhereza nyinshi cyane, uzagerayo usange hariyo amatunda, hariyo amatungo, ibintu byose, amata, buri kimwe cyose kizaba gihari. Izina rya Yesu azabeho neza, nuko agomba guca mu bibi, akaca muri ayo makuba, agaca muri ibyo bigeragezo, bakakuroga, bakagutega, bakakugambanira, bakakuvuga, byose bigakubaho kugira ngo uzaragwe cya gihugu bitewe n'uko wihanganye umunsi wa none. Reka kwita ku miryango, reka kwita kuri so, reka kwita kuri mushiki wawe, reka kwita kuri mama wawe, reka kwita ku bana bawe, reka kugira ikintu na kimwe wishingikiriza. Aha ngaha ngo ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu Kristo, nawe birekurikira Yesu Kristo. Ndabashimiye, njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel, turakora subscribe muratinze, ikore nonanga kugira ngo ibyiza byose ugereho, ubundi ube umwe mu bantu bakurikiye inzira y'ijuru. Dutumbire twese, dusenyere umugozi umwe, dusenge tube yuko isi twarokora benshi, ndetse natwe tukarokoka twebwe ubwacu. Rero reka dutange dusenga Imana yo yatwirijeho uyu munsi wa none, abandi ikabaramutsa, dore ko isi bifite impande zigiye zitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Uwiteka Imana rero akomeze abane namwe. Njyewe nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Ni Mutima Channel, mutarakora subscribe ikore none. Ndabakunda cyane, reka dusenge. Mana Data, urakoze cyane kubwo aka kanya keza, ijambo ryawe tugiye kurisoma Nyagasani, ritubere imizi ukuri igushinzeho, bimere nka cya giti cyatewe mu butaka butoshe Nyagasani, ubundi twinjire Nyagasani, ntigere mu gutwi uhinduke mu kundi, ahubwo rishinge imizi imitima yacu. Ndagushimira kuko ubyumvise, kandi ko umuntu wese wamaze gukora subscribe urimuhereza umugisha, n'utarayikora nawe uri bubone iki kiganiro umuhereze umugisha utavanye, kugira ngo tujye tubana kuko nuko bwije. Byose turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Kwihuta rero, nagira ngo tuganire ku by'isi, ibintu biba bitoroshye na gatoya, uburyo ubuzima buba bugoye, ariko nyine tuba dusabwa gukomeza kwihangana ndetse no kugira ngo Uwiteka azatugororere. Hari abantu rero tuba dufite imitungo, abafite imitungo, abatayifite, abakene, abakire, abakungu niko babita bamwe na bamwe bagiye batandukanye, n'abandi abatunzi, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ese ibyo bintu urabivugaho iki? Ibyo bintu byakubereye ikigeragezo gikomeye cyane, byakubereye imbata ku buryo byagufasha ku buryo utasenga. Icyo kintu ni ikintu gisa naho gikomeye, kandi kitoroshye na gatoya. Burya kugira ngo umuntu asenge birasaba kwiyibagiza. Waba utunze ukibagirwa ibyo utunze, waba uri umukene ukibagirwa ubukene bwawe, ukavuga uti Yesu ndagukurikiye, ndamaramaje, ndaje imbere yawe kugira ngo abe ari unyobora ubuzima bwanjye bwose, ubundi bane nawe ntari kuvuga ngo ndi buburare. Yego, burya iyo uri muri Yesu ni ukuri byose birashoboka cyane. Agucira inzira, burya ntabwo ushobora kuburara, biragoye cyane ko waburara wasenze, ntabwo kandi uba wizeye.
Imana igira ikagucira inzira, ikavuga uti mwana wanjye dore iki ni ikiraka, mwana wanjye nguciriye inzira, ahubwo Uwiteka Imana yawe ujye uhora umuriho, umusenge, umuvuge, nukanguka umuririmbe, nibwira umuhimbaze, wiyirize ubusa usenge, kuko ibihe byose kuri wowe. Abantu basiga ibyabo, bagata amatungo, bagata imirima, bagata buri kimwe cyose, bakajya gukurikira Yesu kuko bamukeneye. Nta kindi kugira ngo bazabone agakiza. Njyewe nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel. Kora subscribe niba utarayikora, waratinze cyane. Rero tugiye gusoma muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 27 ku murongo wa 30. Haraje hadusobanure neza ngo ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira nde? No gukurikira Yesu. Ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Urumva ko bihuye na bya bintu twahoze tuganira muri kano kanya, aho kugira ngo umuntu azibukire ari ikibazo gikomeye cyane, aho imitungo twayihinduye utumana dutoya, imodoka twazihinduye utumana dutoya, amazu, imirima, abana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kumva yuko aribyo biguhagije, ko nta kindi kintu ukeneye gusenga, n'ukuri urarimbutse kandi uzasigara. Uwiteka Imana akomeze abane namwe kandi bumvire ibyifuzo. Uwiteka Imana atabare, akubitire kure abadayimoni bashobora kuba babinjira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yirukangane ibyo byose bibateragana hirya no hino, za nyabingi itsinda mu izina rya Yesu, ibitega n'ibindi byinshi byose twikire kure, ni ukuri ubuzima bwawe ndetse n'abawe barokoke, ndetse bakomeze inzira iyo igana mu ijuru, abakize buri kimwe cyose. Rero reka dusome ku murongo wa 27, aho turi bukomeze tukagera ku murongo wa 30. Reka dusome izina rya Yesu. Maze Petero aramusubiza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none tuzemera cyangwa se tuzamera dute? Yesu nuko aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe ze 12, mucire imiryango 12 n'Abisirayeli imanza. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Uwiteka Imana twumvira ibyifuzo. Uwiteka Imana akomeze abane natwe. Uwiteka Imana ni ingenzi cyane. Murumva uburyo Petero yabajije ikibazo, ni ukuri yari afite umutima wo gushidikanya. None ko twe twagukurikiye tugasiga byose, tugasiga amatungo, tukiyambura buri kimwe cyose, uyu munsi wa none twebwe none ni ikihe cyerekezo dufite? Ejo hacu hazaza ni ahahe? Turerekezaho bimeze bite? Yesu Kristo abasubiza igisubizo cyiza cyane. Arababwira ati, muhumure, muzicarana n'umwana w'umuntu imbere y'Imana, nuko mufatanye nawe guca imanza abazaba barakoze ibyaha, wakoze ibyiza mu rutinyura ahangaha, wakoze ibica ahangaha. Uwiteka Imana kumvira ibyifuzo, nifurije ko wazacirwa urubanza rwiza, ubundi nyuma ya rwiza ukazagukurikira, ukazaguherekeza, kuko uzaba warabikoreye, warabiruhiye. Rero nawe shishikazwa no gusiga ibyawe, ukurikire Yesu, usiga agahinda, ukurikire Yesu, usiga umujinya, ukurikire Yesu, usiga imitungo, ukurikire Yesu, usiga iby'isi, ukurikire Yesu, usige imodoka, ukurikire Yesu, usige umuryango, ukurikire Yesu. Burya nta mama wawe nta papa wawe mu gakiza. Ni ukuri, sanga Uwiteka Imana, ubundi ibintu byose bizazana. Kunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ubundi ukunde mugenzi wawe uko wikunda, kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu. Njye nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Ni Mutima Channel, mubyibuke mukuru subscribe nonanga kugira ngo byose bigende neza. Reka dukomeze ku murongo waho 29, umuntu wese wasize urugo rwe cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa iruta inshuro 100
Umuntu wese wasize amatungo agasiga se, agasiga bashiki be, agasiga nyina, agasiga mama, agasiga abana we, buri kintu cyose ugakiniragiza ugakurikira Yesu Kristo, Imana izagukubira ijana, izaguhereza kwicara iburyo bwayo, iguhereze kwicarana na Yesu Kristo wakurikiye, waririye, wa wundi wakurikiye wirije ubusa uko bukeye n'uko bwije kugira ngo agusubize. Azagukubira za modoka, azaziguhereza nyinshi cyane, uzagerayo usange hariyo amatungo, ibintu byose, amata, buri kimwe cyose kizaba gihari mu izina rya Yesu. Ibi ngibi turiho turabivuga, tubivugira mu kwizera dufite uyu munsi wa none, kuko Uwiteka yaradushoboje kugira ngo tubwire amahanga, tuyabwirize, tubabwire yuko Yesu ashoboye byose. Rero niwihangana ugasiga byose, ukareka ibitekerezo bibi, burya turi mu isi ikomeye cyane, isi igoye cyane, isi turateraganwa n'imiraba myinshi cyane, ngaho ngo bari kuturoga, ngaho ngo bari kutwirukankana, ibyo byose byirengagize, ngaho ngo ni intambara hirya no hino. Birashoboka, ni uko uyu munsi wa none Uwiteka Imana ari cyo adushakaho, kandi kugira ngo umukiranutsi azabeho neza, ni uko agomba guca mu bibi, agaca muri ayo makuba, agaca muri ibyo bigeragezo, bakakuroga, bakagutega, bakakugambanira, bakakuvuga, byose bikakubaho, kugira ngo uzaragwe cya gihugu bitewe n'uko wihanganye umunsi wa none. Bikakwita ku miryango, bikakwita kuri so, bikakwita kuri mushiki wawe, bikakwita kuri mama wawe, bikakwita ku bana bawe, bikakugira ikintu na kimwe wishingikiriza. Aha ngaha ngo ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu Kristo, nawe bireke gukurikira Yesu Kristo, urebe ngo ubundi arakugirira neza. Uzicane nawe, wicare iburyo bwe, nuko uzabe muri ba bacamanza bazaba bari gucira abantu imanza, bavuga bati ca aha ngaha, aka ni akanyura hano, wowe nyura hano, wowe icara aha ngaha, wowe ca hariya, wowe subiraho, wowe ntabwo tukuzi. Uwimana yahamagaye wese icyo gihe azaba ahari. Ndabashimiye kuko mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, ngiye nitwa Jean Marie, mwamaze kwitaba Imana. Reka rero dusome umurongo waho wa 30, ariko tutarageraho ngo kandi ngazaragwa n'ubugingo buhoraho, nyuma yo kugukubira inshuro 100 uzaragwa n'ubugingo buhoraho. Ese mukristo mugenzi, wowe wakwifuriza iki mugenzi wawe? Wakwifuriza iki umwana wawe? Wakwifuriza iki umuvandimwe wawe, muturanyi wawe, cyangwa undi muntu? Wamwifuriza ngo nikigende gisigare, nikigende kigwe, nikigende gikore igihombe, ubundi tucyote, ubundi tugihereze urw'amenyo? Tumwifurize nuko uzabona ubugingo buhoraho, wirengagiza byose ugakurikira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Wibuke yuko abambere bazaba abanyuma, ndetse abanyuma bakaba abambere. Bakuvuga ngo urasenga muri iyi minsi, nyamara umutima wawe utabirimo mwiza, ubundi Satani ari we muri guhana inkoyoyo, muri kumwe ariko ukiyambika agakingirizo, ujijisha ngo urasenga kandi udasenga. Ibyo nabyo abambere bazaba abanyuma, abanyuma bazaba abambere. Ushobora gukizwa uyu munsi, ugakizwa umaramaje, ukaruta abakijijwe imyaka 20 ishize bari kujijisha, bibereye mu by'isi, bakavuga bati twe turasenga, ariko akaba aribo bari mu maroji, akaba aribo bameze nabi mu busambanyi, akaba aribo nabi bameze nabi mu bugira nabi, akaba aribo bari mu butinganyi, akaba aribo baba bari mu bitahishije Imana icyubahiro, akaba aribo bagome, akaba aribo bagambanye, akaba aribo babi. Teka Imana akurinde kuba muri uwo mubare, ahubwo uzaba uwa mbere, akuba uwa nyuma. Umurongo wa 30 turabitubwira neza ngo ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Njye nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana ni Mutima Channel. Twibuke yuko twari tuganira ijambo ry'Imana, dusobanurira uburyo ibyabarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu bihanganye. Nuko Petero arabaza ati maze dore twebwe ko twasize byose tukagukurikiza, none se tuzamera dute? Cyangwa se ni iki twiringiye? Se ntabwo twiringiye ikirimo ubusa? Nuko Yesu arabasubiza ati ntababwira ukuri yuko mwebwe abakurikiye Yesu, cyangwa se abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwami cyangwa se umwana w'umuntu azicara ku ntebe acira abandi imanza, muzaba muri iburyo bwe, nuko mufatanye guca imanza. Umva yuko yababwiye ikintu cyiza kandi yabaraga ikintu cyiza. Nyine nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana, izina rya Yesu. Turakoze turatinze, reka dusoze n'isengesho. Ndabakunda.
ndagushimira Data wa twese uri mw'ijuru, urakoze kubw'iri sengesho ryiza cyane, kubw'ubu butumwa bwiza, aho tubwiye ngo nuko tugukurikiye nta kintu na kimwe twishingikirijeho, dusige byose abana, imitungo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero Kristo, reka imbaga nyamwinshi iri bwumve iki kiganiro uhindure izina ryawe. Ndagushimira kubwo byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Subscribe mu utarayikora, uratinze. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Haleluya.